Sometimes the person you love the most. Uziko shama. Wona usinzi cyo gukora pe. Shabuze ko bizarangira bofre amenye byose ariko. Shaho bigeze nta kugira ngo binange n'ikintu cyo nashaka bimenye pe nta kintu mfite cyo guhisha. Ndaba ndihe hose akahansanga akambwira nyine ibyabaye byose akanyurira ndebira ibintu bitangiye kuba sisi muri kikoko umutima uri kurya wumva nabivuga wumva sinabivuga nakubeshye pe nisereri rero nafashwa kubitekerezaho kare zimeruka kurya ndajya kurya nkahita mbona Steven na ryama nasinzira nkaba ndose Steve nakora kantu kose Steve ari kunzenguruka mu mutwe nk'arohobe maze sindukora iki sonde Steve ubundi twashatse kunavana akagenda yarabyanze yavuze ngo agashaka kuvanga n'ishyenge ibyo namukoreye yo Nonese man ibyo nibyo mutangiye bro ibyo nibyo mutangiye Nase urukiko warugiyemo gute man Wari yamaze kubona n'umuavoka Nonese man yako ngwizera kuri umuntu mukuru ni gutumva ko ababyeyi bajya mu rukiko mayo nawo hari kandi ari we mukuru ntago wabunga se bikarangira turi wajya mu rukiko Oya man ntabwo ibyo bikora se ni gute gutanga ngo bagiye kujya mu rukiko gutyo man Oya uzabicazeho baganize nese nimba ugiye mu bavoka nimba abavoka rwana barika man ntabwo ari ngombwa nese imitungo rega ni ikintu gishaka ntabwo ari ibintu birenze bo baganira wari abantu babiri bakaza kubyikemurira ko cyumva ko wasaba kujya mu rukiko ntabwo babyumvikana man sino kwa bagiye kuduteza abantu babagiye duteza abantu ntabwo ari byiza wowe uze kubegera ubaganize ndabizi neza ko baza kukumva ntabwo ababyeyi bacu babizi ntabwo bafunga umutwe cyane mu rubyiruko rw'iki gihe ibintu by'abavoka n'ibiki byose baza kubireka bakaza kubikemura tukuruta uko baza nyine kumva ko bajya mu nkiko maye ntabwo ari byiza gusa urumva ko turi guseba Okay naribuze kubaganiza mani baza gukemuka ndabyize kuko suzi ko papa yumva sinago abagira ibintu intambara ndabizi to Okay Jeba numva bindenze mani numva bindenze kabisa kumva ngo ababyeyi bagiye kujya mu rukiko ari ibintu bya danje Okay ntari nyine ubwuzambwe uko byagenze nabi tubaza gusubira tu uze kugenda ubaganize uzambwe uko bimeze ako ndizera ko n'ubundi gahunda nayindi no kubivamo uze kubaganiza tu ubundi buzima bwa bumeze neza se sawa ntari nyine ubwo tubaza gusubira tu Okay ntago uzigera wishima mu buzima bwawe umenye ko wampemukiye ntago bizamvamo ntago uzishima kugeza upfuye uva izo nama zawe narazirambiwe pe kunega iminsi kugira ibiki ese nta nubwo unanirwa
indirimbo naraguye mu kintu so what nanjye nzananirwa ko bibaye nukuri ntago nzatuma uhumeka ntago nkubeshya ese ubundi reka nkubaze ubu ngubu umugabo wawe arabizi neza ko ihinda utwite ari iye ibyo bintu arabizi wese nimba atari iwe ni yande ni yandera wibuke ko wagiye utwite ikintu cyibuke ikintu cyibuke ukite nakubwiraga ngo nipimye nsanga ndatwite umenye ko nakubeshyaga najya ngo urebe ntabwo ndari yawe icyo cyugomba kugishyira mu mutwe mbeshya narakubeshyaga nyine utangiye rero kuzana ibintu by'ibinyoma byawe ngo kugira ngo ukunde nyumvishe si yawe ndani n'umugabo wanjye yabi yanjye yabita atari yanjye sibyo uyu mwana agomba kuvuka akaba wawe atwara umwana wanjye niwe utera inda wenyine se okay tuzabireba ndakubwiza ukuri kururamuka wivanze muri ibi bintu iyi nda si yawe iyi nda ni umugabo wanjye uburyenge kubyivanzemo uzakora iki uzakimenya okay turebe rero ese ubona ntuje ukagira ngo ndi ikigoryi ntunagira n'impuhwe kwere urebe ubuzima washizemo niki ni ande ako sigaye nk'urumogi ariko ubwo turarusangira hari ubwo wari bwumve mu nzu yawe se nese ayo magambo uvuga ngo hakubu hagize nk'umuntu ndakubwira ibyo wumva uzi ukwiraza Nyanza cyangwa niraza Nyanza iki ngiye kirage naje ndakubwira ngo nipimye nsanga ndatwite narakubeshyaga nanda nari mfite ibyo rero nabikubwiye ubu nibwo wibutse ko wambeshyaga nyine ubonye bitangiye gukomera urumva ko wambeshyaga se bikomera iki se ndari yawe nta kubwizwe nka izavuka abaganga ntibahari wese ushinzwe kujya kumpimishiriza umwana ngo umenye ngo umwana ko ntazagufata ku ngufu ngo ndajya kugupimisha se ariko icyo nzi cyo bizamenyekana nta kintu kizamenyekana kuko inda ni y'umugabo wanjye nta kibazo afite wowe ahubwo ushaka kuba uze nawe ushaka kuzamuhemukira nk'ibyo wankoze muhemukira se iki muhemukira ikira se ubundi wabitewe n'iki mu by'ukuri kuri umukobwa mwiza ntacyo wabuze biterwa ni Steve babarira winsakuriza ubwo genda gusa niyo message nari nje kubwira icyo nshize imbere cyane umwana wanjye ibindi wenda natorera waramemukiye bibaho singiye wa mbere wemukiwe ariko ubyumva byite umwana ni igihango attention ndakubwira ko nta mwana wawe mfite okay tuzareba ubwo abandi waziteye ntukazibinzane ahubwo agira uve kuzuba ari kugira ibibazo buri gumye kuzuba ntago ari byiza ako Steve ubona utarasaza ubundi wowe nje ndakubwira ko nagiye ntanda yawe mfite mbwira ngo utekere iki message yatambutse nawe ushaka kurya okay ndateke ibyo mbonye nyine Steve urakurikiye Steve sohoka ubu noneho ndakuziye Steve sohoka na ndakuziye twumvikana ikintu kimwe
ndashaka ko ubwira umugabo wawe buri kimwe cyose kuva njye nawe twatangira kubana. Uranyumva neza? Ndambiwe guhora ndi umuboyi wanyu hano ndi ntuzu ndi umucakara wanyu. Nanjye ndambiwe guhora nkubona hanga muri se wagira ukora icyanga. Ngenda njya he? Uve hano urabisiko na kintu ugomba kwakora nakubwiye ngo ugende uranga. Urashaka ugiye nkora iki? Eliza, utanyibutse ibintu cyose. Ese ntushobora no gutekereza ibyiza nabakoreye. Uburyo nitanze nagize nagurishije amasamu nagize gute kugira ngo nkunde wowe. Ibyo byiza byose wadukoreye narabibonye narabishimaga urabizi ariko byabaye zero umunsi w'inyuma n'inshuti yanjye. Musinguca inyuma byose ntabwo ari wowe wabiteye. Ntabwo ari imipango yawe wagize kugira ngo ukunde urebe uko mu buryo umuntu yitwara. Ese uyoboye ko abagabo tugira intuza intege nke. Nyine waragiye urabipanga nyine ugira ngo urebe inshuti yanjye. Wajyagiye unifate gute? Liza uri umugome? Nta mugome kurenze nimba uri umuntu w'umugabo utinyuka ukaryamana na best friend w'inshuti yawe. Ntabwo utekereza ko naryamanye nawe ku bwende bwanjye. Ntabwo ari wowe byose wabiteye. Ntabwo ari wowe wabiteye. Nabiteye gute? Ni njyewe wamuzanye mushyira mu cyumba cyawe mukuramo ibyo mukora murangije. Okay. Ntukongere no kumbwira iryo jambo. Umenye neza. Wishaka kundusha umujinya. Ubu ushatse none ubu turi kumwe turi babiri. Bose ntawe hari. Ushatse nakugirira nabi. Ikintu ngiye ngusabye ni kimwe umbabarire umubwize ukuri none. Wisha komeza kurindagiza n'abandi. Yenda ngiye byambayeho nabyemera nabyakira. Ariko uramu boss ntacyo azira. Mubwize ukuri kwiki? Mubwire ibyanjye nawe. Nta relationship dufitanye nge nawe. Mu gihe jewe nafitanye umwana nawe nta nubwo bivuze ko ex wanjye. Excuse me. Umwana dufitanye. Ibyo bintu wabisubiramo? Nta mwana afitanye nawe rero urumva ntacyo muriho nawe. Ndajya kumubwira iki? Ese ubundi Liza mbabari umbwiza ukuri. Wabitewe n'iki mu by'ukuri? Kunyihishamo gutya nta nimuhugirira umuntu kweri agurisha amasambu yakamugiriye akamaro. Vuga uti uyu muntu basi yarambabaje. Nuko rero nyine warufite iyo warufite n'izindi sambu nyinshi byose. Liza nubwo wirengagiza. Umugabo wagomba kumenya ko uyu mwana witanga. Uranyumva neza? Ntabwo bishobora kuba guseka cyangwa gufata umusazi. Kuko arabizi neza ko kuva nagiye. Ndavugana nawe. Ubu naguhiza umwuka Liza. Liza naguhiza umwuka. Shiri. Ubaye iki? Umeze neza? Bigenze gute? Shiri mbwira. Shiri kutambwira. Hari ikintu ubonye? Ndose nabi we. Uzi ko wari umwanze gahunda turi kumwe. Mbwira urusi iki? Ndose umushuti wanjye. Ndose umushuti wanjye ngo hari umuntu uwo nyine yahemukiye yari ari kumuniga byatari mbona agiye gupfa. Umushuti wawe yari ari kumugira iki? Ngo yabwiraga uwo mukobwa ngo nabwiza ukuri inshuti yiwe. Inshuti ibintu uri kuvuga ntabwo biri kumvikana. Ni umushuti wanjye narutaga ngo bari kumuriga mbona atwite ngo barimo ngo bari kumubwira ngo ari muhemukiye ngo navugisha ukuri ngo nabwira abantu bose ngo ukuri. Ariko yamunigaga cyane ku buryo nabonaga ukuri se kwari kubijyanye n'iki?
sinzi ibintu ngo bapfuye nyine urabuze inzozi ziza utazisobanukiwe neza kandi ubwe ko ari kurota deja yego nayo ndi kurota ariko banze nduhuke we ngo burangije nabonaga apfuye neza yaramwishe humura uzi ko gusa kuje nkajya niyo bari kuniga uzi ko nikanzu baba bari mu muntu umwana mu cyumba nabonaga ajyanye ibyanya byo bamunikaga nta kuntu n'umunsi nsobanukiwe impamvu bamunikaga ku buryo ugize ubwoba ugashidukira hejuru ingana kuriya uzi kubona umuntu agiye gupfa wowe nk'isi ujya ukabya inzozi ubundi unteye ubwoba ni ukuri pe hano ugiye ikibazo ni ibyo narotaga kandi ntabwo ari njye byari biri kubaho n'umushuti wanjye rero ntuhangayike sinakubwiye kujya uryama mfumbase nuko utari wamfumbase n'impamvu rwose nabi mwese shiri nkuzanira amazi yo kunywa bazi numva nahagiye nahita mpfa ndayanywa mu gitondo ukishira ingamba se reka twongere tugerageze turyame ndaza kuzinduka urabizi mu gitondo sibyo nyine wafunze hariya se yafunze humura sho nzi n'itara cyangwa urumva ufite ubwoba numva mfite ubwoba nuri zimwe kandi nizeye ko wafunze narafunze humura Chérie? Chérie? Chérie, kuri kurira byagenze bite? Wabaye iki? ntacyo nshaka kukubwira kandi ni uko kirabona Kiri gutuma urira se? Chérie, ni amahoro se?
shashira imbwira vuba biziko nakereye. usanze ndahari ibanga naguhishe nigeze mubwira mu mezi ashize. Ndabizi nta kintu byumisha. Bitangira kumbwira iby'amabanga rero. Ntabwo se aricyo waba utarambwiye. Ubigeni nshaka kubikubwira ko nk'abantu bihere. Ntabwo nzi niba uzambabarira. Ariko nyine ndumva naniwe gukomeza nyine kubigurisha. Nonshira imbwira nta kibazo ariko ntera ubwoba. Umwana se ntameze neza. Hari ikibazo? Umwana wacu afite ikibazo? Nese ushobora kurizwa n'iki? Karama. Naraguhemukiye. Gute? Ndabizi wenda ntabwo uri bumbabarire kandi nutanambabarira pe ntabwo ndi bukurenganye kubera ko amakosa yose n'ayanjye. Ariko shina n'ubu sindasobanukirwa. Ndasa ku ntego nta kibazo mbwira. Nashatse kwihorera ariko icyambabaje nyine nuko nakuzanye muri ibi bintu kandi utabigizemo uruhare. Wabinzemo gute? Ntabwo nkunda. Shiri ntabwo nkunda. Shiri agize kubwira ngo hari umu ex nari mfite. Yego waramubwiye n'uwavuga ko nta kintu cyumisha byose mbabizi. Ese nibyo nicyo kibazo ufite. Shiri kuba umu ex hari ibyo mwacimo ndabizi. Nta kibazo reka nihute ahubwo. Nibyo by'umu ex koko wari wagize ikibazo byakurijije igitondo cyose. Nyumva nawe nshaka kongera gukora ikikundi. Nasanze naramukundaga pe naramukundaga ku kigero ntabasha kugusobanurira. Ese shema wambwiye ko byarangiye? Yego byararangiye ariko nyine buretse murangiriza nasanze nyine aryamanye n'inshuti yanjye magara nimukubita amaso. Umurabura bafashe umushuti wawe yari umushuti wawe inkoramutima cyane usanga baryamanye mu rugo bigenza nicyo cyatumye mutandukana. Ndabeshya imba story yose ntayizi. Twatandukanye nwite. Ushatse nka kuba barakuyemo inda? Siri ibyo ntigeze ubimbwira. Siri wakuyemo inda? Nise ku kintu gituma uhora ukurira. Nicyo kiri gutuma uri kurira. Siri ndabizi situation wari urimo birumvikana. Ntabwo uri kubyara n'umuntu mudakundana. Kandi no kurenga kumva. Rukundo Umuhemu Rukundo. Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain.